Ubwiyongere bw'abangavu baterwa inda ni ikibazo gihangayikishije umuryango nyarwanda. Dore nk'ubu imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko umwaka ushize wa 2023 abangavu bafite imyaka iri hagati y'icumi na 19 babyaye bagera ku bihumbi 19,406. Ni mu gihe mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka wa 2024 abangavu batewe inda barenga ibihumbi 10 barimo abatarengeje imyaka 14 bagera kuri 50. Bamwe mu bajyanama b'ubuzima nabo bagaragaza guhangayikishwa n'ikibazo cy'abangavu baterwa inda. Ku bw'ibyo ngo bashyigikiye ko urubyiruko kuva ku myaka 15 bahabwa amahirwe yo kuboneza urubyaro nk'uburyo bwo guhangana n'iki kibazo cy'abangavu baterwa inda. Mbarubukeye Sylvestre, Dukundane Bonne Chance na Murorunkwere Mediatrice ni abajyanama b'ubuzima mu mujyi wa Kigali. Bibaye byiza byagira icyo byafasha kuriya mwana kugira ngo agere ku iterambere, nanjye nabishyigikira. Ibyo bigendanye nuko uriya mwana w'umukobwa yakorerwa icyo gikorwa icyo cyo kuboneza nyine urubyaro, kuko ubona kenshi basa naho haboneka ibice byinshi byamwe nabo bana bagira ikibazo cyo gutwara izo nda nyine. Mukuri iriya gahunda yagiyeho kugira ngo abana babe barindwa kuba basama, kuko nibyo, ariko turanatekereza ngo ni igitekerezo. Nanone tukavuga ngo byabayeho no kwigisha abantu umukobwa atinyuka avuge ngo oya, ariko se oya arayivuga. Aho so haba haratutse gutekereza ngo ariko oya kitari kuvuga nk'uko bikwiye, cyo tugitekereje byagenda gute. Hamwe nuko haba hagaragaye umubare munini no kugenda wiyongera k'abana bari guterwa inda, vuga atari iki cyo tugishyizemo ntago byagira gute, byagira icyo bigabanyaho. Uburyo bwo kuringaniza urubyaro kuba ku rubyiruko, icyo naruvugaho ni byiza. Ni byiza, impamvu mvuga ko ari byiza, natangiye mbabwira yuko hari igituma babana bajya hahandi, hari bya bindi bifuza batabona. Iyo batabibonye rero wabigishije cyangwa se mu muryango wabiganiriyeho, ariko ntago byakonze. Icyo gihe kubashishikariza kuboneza urubyaro ndetse no mu muryango twakagombye kujya tubibigisha, kubera ko ntago uzamenya igihe wa mwana yagucikiye. Umuryango Happy Family Rwanda urwanya ihohotera rishingiye ku gitsina nawo ugaragaza gushyigikira ko urubyiruko kuva ku myaka 15 bahabwa amahirwe yo kuboneza urubyaro. Nsengimana Rafiki Juste ni umuyobozi w'uyu muryango. Niba umwana w'umukobwa cyase natwabaho, reka tuvuge umwana w'umukobwa, bibaye ngombwa yuko kwifata byanze ndetse n'iyo kondomu bikaba ngombwa yuko atayibutse, kiriya kinini zira pilizi zituma adasama, kuzifata ni byiza kubera ko zigabanya risike zo gusama. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ihame ry'uburinganire Gender Monitoring Office kigaragaza ko umwangavu watewe inda bimugiraho ingaruka nyinshi zirimo guta ishuri n'izindi. Gusa kugeza ubu ngo bashyize imbaraga mu bukangurambaga busaba abangavu kwirinda ababashuka bakabatera inda, ariko ko ibyo kubemerera kuboneza urubyaro ari ibyasuzumwa n'inzego z'ubuzima. Uwisoni Rore ni umukozi muri icyo kigo. Ni ukuvuga ngo leta ishyiraho ingamba zitandukanye kugira ngo harindwe ibibazo bitandukanye abantu bashobora guhura nabyo. Ibyo biri mu nshingano za Minisante nk'urwego nka Minisiteri kuba bashyiraho izo ngamba zitandukanye, bagashyiraho prevention zitandukanye, ariko ikintu kiruta abantu bajya bigisha bariya bana ni uko bakwirinda. Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr Jeanne Paul Abudara utuma twishima aherutse gutangaza ko igihe kigeze ngo urubyiruko kuva ku myaka 15 bahabwa amahirwe yo kuboneza urubyaro nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'ikibazo cy'inda zitateganyijwe ziterwa abangavu. Icyakora iyi ni ingingo igikomeje kuganirwaho n'abanyarwanda mu ngeri zinyuranye. Daniel Hakizimana, Flash FM.